Shize mu mutima wajya mu bandi amahoro yarahindaga ikibazo cyo guhatirwa kwimuka cyarangiye. Gasore we yarakomeje kutumva uwinjiye ubuzima bwe bwunganirwa n'imashini zo kwa muganga. Abagize umuryango we bajyaga inama y'ukuntu bakunganira urugo rwe ngo rutaremererwa n'ikibazo rurimo. Gafarasi wari uhawe amasaha 24 na Josiane ngo abiyishyuye amafaranga yose amurimo niba adashaka ko amugerekaho urusyo se yabyitwaye mwati. Reka ntangire mwiyumvire. Ni karibu ndi hano mu gikari. Josia bite? Ni byiza Melody. Uraho Josia? Uraho nawe Maribo. Amakuru ni meza. Maribo nawe Melody se mutekereje gute kunsura abakobwa beza? Mero, rambura icyo gitenge aho kwibaraza mube mwicaye. Urakoze Josie. Ahubwo se amakuru twumvise y'ibyabaye kuri Gasore niyo. Hanze biravuga ko ngo yaba ari muri koma. Nibyo koko? Yewe ibyo mwumvise niko biri. Gasore wanjye bari muri koma. Yari asanzwe arwaye se? Iki cyatumye agwa muri koma? Ntabwo yari asanzwe arwaye. Icyabaye nuko yari hano mu rugo akagwa tukirukankira kwa muganga. Basanze rero yaraturitse udutsi tw'ubwonko. Ayiwe. Iyo ndwara ko numvise muri iyi minsi yibasiye abatari bake. Cicika. Komera inshuti yacu. Cyamurakoze. Iyo ndwara ireze kandi ahanini iraterwa n'umunaniro. Icyo nzi kuri Gasore nuko ari umuntu ukunda kwitangira icyo agiyemo cyose n'imbaraga ze zose. Ku buryo rero haba haravuye intandaro yo guturuka udutsi tw'ubwonko se? Nanjye Gasore icyo kintu cyo gukora cyane nkimuziho. Rero urumva ko ibyamutera umunaniro bitabura. Birumvikana. Josia, karame Maribo. Tuzi ko kurwaza umuntu muri ubwo buryo bitwara imbaraga z'uburyo bwinshi. Cyane pe. None akira envelope aya mafaranga arimo make abagufasha. Yo, murakoze cyane sha. Imana ibaho umugisha n'ukuri. Urakoze gushima. Watubereye inshuti n'umukiriya w'Imena. Murakoze. Utwo duhumbi 50 ntitubura aho dukubita hakoroha. Ntabwo mushobora kumva ukuntu umukozi igikorwa kitazigera gisibangana mu mutima wanjye. Josiane se ko natwe wagiye utugoboka mu bihe bigoye. Kora gufashanya se Maribori. Ndibuka ubwo waturangiraga umukiriya wa mbere twakoreye dutangira business yacu. Uretse no kuba twari tugitangira gukorera hoteli inkweto zo mu byumba byatumaze ubwoba pe. Twumva ko ibyo dukora bikunzwe n'abantu bakomeye. Ukuntu rero mu kibyibuka nibyo bitangaje. Ntabwo twabyibagiwe. Akasaga gakorwa gato twapfa kwibagirwa uko tubonye Josia. Warakoze kudutinyura kandi tukwifurije ko Gasore yakira hakagaruka mugafatanya inshingano z'urugo. Murakoze n'ukuri. Gusa rero ndimo kwibaza niba mutiteye inkota ko bamumpaye amafaranga angana riki. Yego Mero Mari yahuye n'ibibazo mu minsi yashize ariko ubu turimo kugenda twiyubaka pe. Ubuzima bwaragarutse rwose. Ntabwo rero ubukungu bwifashe nabi ku buryo tutagoboka inshuti. Mperuka musigaye mwohereza ibyo mukora ibigo ni rusange. Naho biragenda nta kibazo. Ubucuruzi bwacu buhagaze neza rwose haba ibigo rusange ndetse n'isoko ryo kuri internet riragenda neza. Ni byiza kuba imbaraga n'igihe mwakoresheje babyarira umusaruro. Harya twakubwiye ko ikigo mpuzamahanga cyaduhuguye cyatwemereye imashini igezweho ishyira imitako ku nkweto, amasakoshi n'amakofi. Wow, mbega byiza. Mbifurije gukomeza gutera imbere inshuti zanjye. Urakoze inshuti. Wese uretse ikibazo cya Gasore umeze neza? Namera neza ntise shaho twafatanyaga kwishyura imyenda ari muri koma. Ndareba uko nzishyura umwenda waho nkora nkarwaza Gasore nkanabasha kubaho bikancana. Komera Josia. Komera rwose bicamo. Murakoze nibura no kuba tuganiriye biranduhuye. None se ariko ubundi ni mu nkure mu rujijo. Rujijo se. Mwembi mwantumiye munatumira soso cyangwa nisugira badutumiye agira ngo Sugira mukopeze se nyine mbere yuko sheri wabagera hano. Rwose nta nkopeze. Ese muri mubi. Ahubwo sheri wasugira ngo waraje. Ni karibu turakwishimiye soso. Terehe mama Sugira. Karibu rwose. Mama, kureba hirya bakabanza bakaramukanya nta kureba itatugenewe da. Jimmy, uvuze ngo aha nawe ngwino wiyumvire sinzi ibyo mama na Jimmy barimo ngiye bantaye mu nshobera mahanga. Ese ubundi umeze neza. Murambabaranje n'inzaro tunagomba gusiga ntunganije mu rugo. Oya nta kibazo mwari mwiza. Sugira. Turiteguye se ngaho tubwira ijambo mama ategereje nanjye numvireho. Tubwire rwose. Jimmy uti hano sari gahunda imeze gute? Ubwo se musetse iki?
nijye musetse se wese twaba tugusekaho iki ko imana yakuremye yejeje inganzo soso aho buriya rero mwumvise jye na Jimmy duseka icyo twasekaga ni umukino umaze umwanya hano hagati ya Jimmy na mama. Umukino kise kandi gikuntu mubana rwose na mama wanyu biranshimisha cyane. Mama buriya rero ukigera hano numvise usa n'uwiteze ijambo Sugira yenda kuvuga rifite aho rihuriye n'ubushuti bwe na Soso. Ubwo mpita mfatiraho mbisokoza uko wabyogoshe ngo numve uko uvuga. Jimmy rwose na Sugira ntiyanyicira ijisho arareka ngo nyakwinyuragura mora mbega abahungu ba fake mfite hano. Muri make rero ubu ngiye na Jimmy twabatumiye mwembi ngo tubasabe mudufashe. Murifuza ko twabafasha ku bijyanye n'iki subwo? Ni ku bijyanye n'imibereho ya muzehe hariya mu bitaro harwariye. Imibereho ya Soso ifite ikihe kibazo? Buriya na Sugira ari ikintu twavumbuye muzehe aduhisha. Turagiye murakatubwira ko nta peti ntarye. Ubundi agahanyanyaza akarya ngo adapfa. Ariko ikigaragara nuko imitekere yacu imuca intege mu mirire. Ko yanze ibyo mutekera ngo ntashaka ibiryo by'abanyabumanzi se maye. Naho bigeze se? Wihangane kumva ibintu nk'ibyo ariko ntacyo kugurishura inshuti Soso. Ubwo rero njye na Jimmy tumaze iminsi dukora uko dushoboye kose ngo duteke ibiryo papa yabona amazi akuzura akanwa ariko byaranze. Kandi ntako tuba tutagize n'ukuri. Mwibaze ko no kuri internet twagerageje kubafatira amasomo ariko tugaswata. None murifuza iki? Turifuza ko mwaduha amasomo byihuse. Kandi kubera umuhate dufite. Mu minsi itarenze 3 turaho twamenye gukaraga indosho bihagije. Yewe ko muri minsi se numva kubona umwanya bitanyorohera. Ese ugira ngo nanjye suko? Turabigenza dute Subura? Mwumve none igitekerezo nungutse. Ubwo na Jimmy nyine aravuga icyo bitekereza. Yego. Soso na mama se nta kuntu mwajya mudutekera ibiryo mu ibanga none njye na Jimmy tukabijyana twemeza muzehe. Ibyo se byatunanira Soso? Tumva bitatunanira. Mayiro Teba ndeka ariko se kibasumba cyanjye urarakara ijoro ryose ukarara wimyoza bukarinda bucya umujinya utaragwa ko ariko wandete nyamara nashakaga kugufasha utaka kumfata kandi urimo kuntinda kurakara nkaho kurakara hari aho babyigira ngaho basi nyobora uko ngufata kuko ndumva ubuzima butarimo kugenda neza tutibaniye neza kurakara ni ibintu byizana bityo rero ntawe ugomba kubidira urabizi neza ariko ko iyo urakaye abagukunda bagira ikibazo nabibwirwa n'iki cyangwa niba abo bankunda babara birakurebaho iki ko wowe uri mu batanyitayeho si ngaho usiga afite n'abandi bagukunda batari njye se kandi manyo Teba ndakumva iyo udataka ko mbabara ntibari kwanga gutana itara n'indoro none ukaba watumye mbihomberamo wahombye gute se kabasumba kanjye ndeka iyo umenye inshingano zawe nk'umugabo watanye itara n'indoro simbe nakubise iryinyo ku mutwe w'igitanda none rikaba ridegadega koko si iryinyo ryawe riri kujegajega Teba hejuru yo kuntera gisidu ugiye kugerekaho no kungira umubeti oya ntibikabe rwose basi nyemera asuzume uburemere bwa gisida naguteje nkoresheje urutoki sibyo ayiwe manyo uzi ko iryinyo ryawe koko riri kujegajega riradegadega nyine urabona ko kubera uburangare bwawe umugore wagira ubutembwa erega unatangiye kwibaza uko byagenda iri ryinyo riramutse rivuyemo bitekerezaho nawe nyine urumva atari ikibazo mu bindi ikigaragara ni uko amarembo y'inyinya yawe nakundaga yahita yiyongera mu buryo butunguranye n'ukuri ngaho nsobanurira uko byagenda imipaka y'inyinya yanjye iramutse ihindutse oya nizeye ko imana itakwemera ko ubwiza bwa kibasumba cyanjye bwononekara ese ko mbona wabifata nk'ibyorohede kandi ubuzima bwanjye buri mu kaga Tiba my love sheri mbabariye habayeho uburangare ariko ntabwo bizongera komeza nkomeze iki se kandi komeza inzira wari utangiyeho kwituza no gusaba imbabazi ndagusezeranya ko nzajya nihutira gucana itara buri joro mu rwego rwo kwirinda ko umukunzi wanjye ahura n'ikibazo nk'icyaraye kibaye tida cyane ndiye manyobwa tibasumba maze kumva ibyo Tibanga wanjye avuze musabye ko ahita nkarabya utikimanyo niba wemera ko wahemutse koko ugiye kunyoza unsiga amavuta ugenda unsigikiza ibiganza byawe byombi ku kananwa kugira ngo se urafatitse ibiganza byawe byombi akananwa ungende kwa muganga w'amenyo kugira ngo umutwe utanyeganyega bikagera ku ryinyo ubwo se twaba tugenda na gute icyo ngoda ni ugutanga amabwiriza Mayiro kuyashyira mu bikorwa n'uweberera nk'umutware w'urugo waraye uteshutse ku nshingano ze ariko urikinira ibi ni ibikira
uriyumva ute se papa Jimmy? ntabwo Viki ububabare ni bwose. Komera mubyeyi, ikibabaza umuntu ugira icyo kiragatabwa. ndekondorere wa mwana we. Bite se Viki? Ni sawa sha Jimmy. Ndabona muzeho musigayeho neza. Uyu mwene Gakwaya se ko ari imfura nka se. Komera cyane papa Jimmy. Ntabwo ukomera nta kumubiri urambaga. Ahubwo se Jimmy, ndakumva papa. Ko nanizi ko muganga uzumuzanye ngo antera ku gashinge. Hari he? Yewe, muganga numvise ibyo twifuza ko gukorera atabyumva. Mure mu nyumvire. Kubera iki? Ubwo kandi wasanga ari umunyabumanzi nta kabuza. Nigute yanga kuntera umuti ugabanya ububabare? Arashaka kunyumva mboroga muri ibi bitaro. Papa, sigaho se atagira ukumva uvuga ibiterekeranye. Oya rwose papa Jimmy. Yero ububura nijye uvuga ko mvuga ibiterekeranye Jimmy. Nyamuneka nimusigeho dore aha ni kwa muganga. Ntimubibona koko? Papa, nawe rwose urarengera. Ndengera nte? Mbaye nkikubwira ko batagutera urushinge, uhita wanzura ko uwo muganga ari umunyabumanzi. Ataba we. Undi wakwishimira kumbona mbabara ntya ninde? Ngicyo bansobanuriye. Tubwire Jimmy. Gwinera hagati y'urushinge n'urundi igomba kuba ndende kugira ngo umubiri wawe udahinduka imbata y'uwo muti. Ariko uzi ko icyo kintu cyashoboka koko we? Reka mbihorere. Rero papa, ndakumva. Bimwe bavuga ngo bibagiwe siko biri rwose. Bityo bifuza nuko umubiri wiga kwihanganira ubwo bubabare. Mbese ukiga kwirwanirira. Bagiye kunyirengagiza mpaka mvuye mu mwuka da. Ntimunyumvira? Ako mubyeyi. Ahubwo hari ikindi bambwiye gikomeye. Kirebana n'ubuzima bwa muzehe se Jimmy. None bakubwiye iki Jimmy? Yewe, ngo uramutse utabazwe vuba hashoboka ubuzima bwawe bwajya mu kaga. Ikibazo gikomeye rero ni ahazava amafaranga ya operasiyo. Kandi koko nta mafaranga atari make cyane. Ubwo nyine ni ukwipfira. Ntubyumva se? Ese kandi ahubwo se Jimmy, ndakumva. Utekereza iki yakozwe igikorwa cyo kwiyambaza inshuti n'abavandimwe tubasaba ubufasha? Ariko uzi ko icyo cyaba ari igitekerezo cyiza cyakemura ikibazo. Cyane rwose. Murabo muvuga mwakwiyambaza apfa kuba hatarimo abanyabumanzi. Abagome bo kamwe n'urwango. Ntacyo baba baje kumfasha. Oya papa Jimmy. Ariko se papa, n'iki ariko? Wajya unareba ibihe ugezemo koko. Umva, abanyabumanzi ndabazi nta kiza cyabavaho n'ubugome bwabo. Musigeho ko papa, imyitwarire ikomeje kunjyana kure rwose. Jimmy, n'umuntu wanyuze mu bihe nk'ibi ndakumva cyane uburyo uremereye. Yihoreresha. Ahubwo se wanyemerera tukaza gushaka umwanya tukaganira bisesuye nibaza kugusimbura. Kibazo. Aro Gafara. Ariko banza hari wakumva buriyeho mada. Subwo ba wigira ute? Josiya. Ndakumva. Ahubwo ngureba nibaza ukuntu basha kubaho ntabwe ngigira bikanyobera. Sigaho se. Gafara. Ubundi ejo niki cyaguteye kunsuzugura? Ibyo uvuga ntabyo nzi kandi ntukomeze kumena amatwi umbwira amateshwa Josiya. Ngira ngo urabizi neza ko gutegereza bigira igihe birangirira. Ibyo niba kuba afitanye gahunda ariko. Niba nibuka neza nge nawe nta gahunda dufite. Ibyo mvuga urabizi neza Gafara. Ugomba kunsubiza icyitwa amafaranga yanjye yose undimo. Kandi nta mpamvu yo gukomeza kunderega. Josie. Mvuga ndakumva. Niba warotaga givuga ubwe bwaki. Simurerega kuko nge nawe nta masezerano dufitanye. Nyamara uzi ubwenge wava muri iyo mikino urimo. Yo ubanza umeruka kera disi. Hashize igihe kitari gito ntagikina. Nanjye rero sinkina. Noneho gukina nawe utagira roho n'umutima bya biteye umujinya. Gafara, ngiye kukubaza kandi uhita unsubiza. Ndakumva nyakugira Imana Josiane. Ibi kandi mbivuze mpinda umushyitsi. Uracyakeneye igihe cyo gutekereza mbere yo kumpa ibyo ngomba? Josia, nakubwiye ko ntacyo ngomba niba nta kindi kizimu ufite umbwira ndumva nasubira mu byo narindi. Akasakaga mwoka byaramwe. Keretse niba hari uburwayi bwo kwibagirwa naba naragize bukaba butuma ntibuka uwo mwenda uvuga nkurimo. Gafara, nagerageje kunyura mu nzira z'ubwumvikana zose ntiwanyumva. None ngiye kukurekuriraho umujinya wanjye wose ibigiye kukubaho ntuzandenganya. Kandi ntuzansabe kugusabira imbabazi Gafara, dore nakwinginze wananiye. Kabe Josia, wowe nta bushobozi ufite bwo kumpozaho n'urutoki. Niko wibwira. Abwo rero wabonye unyibye telefone ugira ngo amafoto yose nafashe turi kumwe nayo yagendeyemo. Ibyo sibyo ndeba aho Gafara.
uribeshya rero kuko amafoto yose wabonye n'andi utabonye arusha yayandi ubukana nyafitiye kopi hano kuri mashini. Uzabeshya abandi se nyine njye si uko nteye. Ahubwo ihangane gato nohereza nyina njisha agafoto atazigera yibagirwa. Gafara yimwoherereza ahubwo urimo gutinda. Gafarasi se koko aracyafite amafoto cyangwa ni igikangisho gisa? Iyi foto se koko nayishyira hanze haracuye iki? Naho ubutaha.